muri paruwasi ya Kabacuzi aho nahawe sakara ubudiyakoni nabo barahari nibahaguruke tubishimire. Hari kandi abakristo baturutse muri paruwasi ya Ntarabana, paruwasi nzakoreramo ubutumwa bwa mbere, nabo bahaguruke tubishimire. Twese rero n'abandi bose muri hano tubahaye ikaze muri ibi birori, mwicare mugubwe neza. Turakomeza kugenda twibwirana tumenyana kurushaho uko amasaha y'umunsi akomeza kugenda asimburana. Ndabashimiye rero, mwicare mugubwe neza. Murakoze. Arakoze cyane Padiri, mwongere mundize ibiganza mu mushimire. Arakoze cyane rwose. Agiye rero kwakirwa n'itorero ry'abahereza. Ndagira ngo ababara uruhande babwire ko rwose inzira nayikeze nayindo nyabagerwa nk'imigisonye gisengwa nyuze ajya kugabana kwa Ndahiro cya Matare, maze umurishyo utongane n'ingoma. Murakoze, murakagira Imana.
bongere bahuze ibiganza babashimire kubera ko rwose namwe muri ntore zitavuga ibihargo by'amagambo. Murakoze cyane. Munyemerere aka kanya gakurikiyeho twunge mu rya Nyakayonga ka Musare wa Karimu rya Mutara, ngaho nibajye mbere nabo baze bashaya banyemere. Murabona barakeye kandi barasobanutse uyu munsi wa none dukumbura inka zaharaye zirahurira n'inyana zazona waheruka mugahuwa naniye abagambanyi naho warara naho wararaye nanone ujya kuvuga inka ubanze menyura ya rwananga ya rwananga n'inturire ntanteganya bahisi naho warara naho wararaye nanone ugira amarembo magari nka za gacinya ugira amatwi ngo ni inka z'imanzi ya mwiza ugira ibihugu ngo ni inka y'indatirwa bahisi warara naho wararaye nanone inka yacu ni umukara runyahagira nduru ni umukara nyamiga mu bakobwa izirusha uyiruramba yeye yose naho warara naho wararaye nanone uzaseneranije ngo ni inka ziwacu igikaka hose ruhimba na murenge wanyura uhimbirwa kigina warara naho wararaye nanone yewe urawindamutsa we yewe ndamukiriza wabona ndamukiriza nabo bakora
Thank you.
barakoze cyane bano bana mwongere mubashimire cyane barakoze cyane yego basha nimugende musome ku gasururu mugaruke mu kanya rwose mutaramire ntacyo bitwaye barongera bagaruka rero badutaramira ariko kandi turi muri santarari ya Mutara iramutswa umubyeyi nkunze gutazira Metresse ndagira ngo atambuke yigira imbere atugezeho ubutumwa yaduteguriye Metresse rwose ijambo ni iryanyu nyakubahwa padiri mukuru wa paruwase Muyunzwe banyakubahwa abapadiri baturutse impande zose bihaye Imana bateraniye hano abashyitsi baturutse hanze ya paruwase yacu abakristu bavuka muri iyi santarari ariko batuye hanze yayo abakristu duteraniye hano twese bavuka muri iyi santarari twishimiye uyu munsi ko twateraniye ahangaha kubera ingabire y'Imana yongeye kugaragariza hano i Mutara mu gutanga Imana ikomeye y'ubusaseredoti Nyagasani Yezu Kristu we musaseredoti mukuru ntago yadusigiye aho ahubwo ingabire ye yakomeje isakara ku isi kuko yifuje ko ku bwa roho wayo aza agasakaza ubutumwa ku isi bityo akitorera intama zizakomeza zikaragira intama ziri ku isi rero ni kubw'iyo mpamvu abakristu ba santarari ya Mutara bishimiye cyane uyu mwanya w'ibi birori bakaba bateguye impano y'intama yakigira hino tukayimushyikiriza dore umuryango w'Imana uraganje Kristo uteye ingabo mu bitugu nimumukomere yombi yewe nimumukuze nimumushimire ibyiza bye yewe nimumuramye nyakubahwa Padiri Innocent mu byubahiro mugomba mwakigira imbere intama iracyari mu rwuri ndizera ko iri mu nzira irimiza ariko hagati ahangaha nyakubahwa padiri mu kwishimira no mu kwifuza kubaha intama ni ukugira ngo tubifurize kuragira intama mushinzwe mukazibungabunga ntimugire n'imwe muzimiza muri zo padiri wacu iyi ntama ni ikimenyetso cy'uko muzaragira intama mushinzwe mukayiragira neza mukaziragira mu rwuri nta n'imwe izimijwe ariko padiri mukuru yakigira imbere hanyuma akadufasha nyakubahwa padiri wacu iyi ntama ni mwebwe iragijwe
kugira ngo mujye mukurikirana neza padiri mwareze uburyo uburyo nawe azabasha kuyiragira neza, mukajya muhora muyikurikirana ku buryo nta kibazo izagira. Murakoze. Arakoze cyane umuyobozi wa Santarari, mwongere muzi ibiganza mu mushimire. Ndaza gusaba kandi abateguye impano mutaza kumva nta bisomyano ntago twabyibagiwe, birahari ahubwo abazifite barajya bagenda banyegera igihe cy'impano nikigera. Hari abamaze kumbwira kugira ngo byose bize kubasha kugenda neza, byose kandi ku murongo kuri gahunda. Barakoze cyane bana mwongere mu basire mu mirimo z'ibiganza rwose. Barakoze cyane ariko kandi ntibaracusa barongera badutaramire mu kanya. Ndibutsa abantu bafite impano baza gutanga rwose, baye bitegura turaza kugira umwanya wabyo, ntago twabisimbutse bakomeje kubimbaza, dufite umwanya wabyo hano. Munyemerere rero iyi bayita Mutara na Tubindi, iyo harbo witegeye Bweramvura bwa Kinihira, ariko iyo Bweramvura si iwacu, iwacu ni muri Mwendo. Munyemerere nakire umuyobozi
uhagarariye inzego bwite za leta waje ahagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Mwendo, ashyikira akagacuma amagambo arifitato rwa gatacu Rugenya, hanyuma aza no gutanga imbubuso. Murakoze Rugina baririmbana indekwe, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Padiri mukuru, banyakubahwa abasaserdoti muteraniye hano, bihaye Imana, bakristu ba Mwendo, Kristo Yezu akuzwe. Mpagaze hano nkuko abivuze, ashobora gutekereza ko tugiye kuvuga amagambo ya politiki, ariko hano ni mu birori, ni ibyishimo, ni umunsi wo kwishima. Mbere na mbere rero ndabanza dushimire Imana kuko umurenge wa Mwendo twungutse, twagize urwunguko. Ni ishema kuba twongeye kugira umusaserdoti ari we Innocent. Mumpere Imana amashyi. Narindi mu mibare ndi kureba nsanga centrale ya Mutara tumaze kugira abasaserdoti bagera muri 6. Padiri mukuru araza ku genda kongeraho nimba hari undi nibeshyeho. Centrale ya Mwendo tumaze kugira nabo abasaserdoti bagera muri 5, nimba Padiri ona aza kunyunganira. Murumva ko turi kugenda dukura, turi kugenda tugira urwunguko, kandi nishimwe kuma. Nkiri gushima rero, reka nshimire Padiri Innocent ku rugendo rurerure wakoze. Abenshi bacikiriza mu nzira, ntabwo bahagera, usanga mbese bigoranye, ariko warigoye, ufashijwe n'ababyeyi baragushyigikira, abavandimwe, inshuti, kugeza kuri uno munsi. Uyu munsi wari utegeranyije ibyishimo byinshi. Rero ni umunsi wawe, ni umunsi wo kwishima no kwishimana n'abavandimwe bawe. Ikindi nongeraho, hari inshingano bakubwiye zikureba ugiye gukora. Ngenda garuka ku nshingano ebyiri, kuyobora no kwigisha. Ugiye mu rugamba rukomeye, ugiye kuyobora. Bakugabiye intama, ariko mu by'ukuri ni impano ishushanya intama ugiye kuyobora, kugira ngo atazagira nimwe izimira cyangwa se gucike. Ubwo rero twebwe intama zawe ugiye kutuyobora, kandi nizera ko uzatuyobora neza. Ahasigaye ku kijyanye n'inyigisho, kutwigisha, nibyo ni inshingano ikomeye. Akenshi iyo ugiye kwigisha, Padiri abivuze neza, avuze ngo mbere yo kwigisha urabanza kumenya byinshi kugira ngo umenye icyo utanga. Niko abize pedagogy bavuga, ugomba kumenya byinshi kugira ngo umenye icyo utanga. Niyo mpamvu rero nawe ufite inshingano zo kumenya byinshi kugira ngo natwe turi muri za nyigisho duha tuzagire icyo dusigarana. Urakoze cyane, ukomeze ugire umunsi mwiza, ukomeze uryoherwe. Murakoze. Urakoze cyane rwose. Rugina baririmbana indekwe, uhagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo, arakoze rwose ku butumwa bwiza tugejejeho. Nanjye ndamubwira mukeza mu magambo nk'abiri, uragarana impundi impande zombi, uragarana amafufu n'ibifurumba by'amafaranga, ntukagire icyo ukenera umutware, utunge indame. Kandi munyemerere rero akanya nk'aka ngaka, ba bantu bavuye gusoma ku gasururu, kubera ko bari bakoze kandi badutaramiye, bagarukanye itoto rero mu bahinzira, mu bakanya aho ngaho bongere badutaramira, ariko burutse ijambo ry'umushyitsi uhagarariye inzego bwite za leta, ariko tuza no kujya mu kanya ko kwakira Padiri mushya kugira ngo bigende neza. Ngaho basha nimujye mbere rero.
murakoze cyane bongera babashimire muradutaramiye kandi bidutashye ku mutima munatwinjiza neza kwakira nyir'umudende ndagira ngo rwose padiri kandi wacu abantu barabona nk'ikibondo bakagira ngo hari ikintu kirimo yo mbuze kabiri irahokwa musigire kano gacuma amagambo hanyuma ngiye gusoma kuri ka gatobe katanteranya na nyagasani n'ingaruka kadakabaye umushwiza nkake nkayaje umunyu wa gikukuru umenye ko byagenze neza urakoze urakagira imana. muvandimwe Kristo Yesu akuzwe. Nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi Muyunzwe, ba nyakubahwa abasaseridoti, bihaye imana, bafarati, bakristo bavandimwe, nawe muyobozi uhagarariye inzego za leta muri ibi birori, Kristo Yesu akuzwe. Mfasha aka kanya rero bampaye nk'uko misa y'uyu munsi yitwaga yari misa yo gushimira Imana. Uyu munsi ni umunsi wo gushimira, nicyo kintu nyamukuru kiri imbere. Mbere na mbere rero ngashimira Imana kuko yandinze ikampa imbaraga ikampa ubuzima, none n'uyu munsi nkaba ngugejeje impumeka umwuka w'abazima. Ndashimira kandi umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi, impereye kuri nyiricyubahiro Musenyeri Simaragde wanyakiriye mu iseminari nkuru mu mwaka wa 2015, akanyemerera gutangira urwo rugendo. None ubu Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa akaba yarampaye isakramento ry'ubusaseridoti, ndamushimira cyane. Uyu munsi rero ndashimira kandi abapadiri bamperekeje muri urwo rugendo, arabo twagiye turuhukana, ndetse n'abapadiri bagiye bayobora paruwasi ya Muyunzwe baramperekeje muri urwo rugendo. None uyu munsi ngeze ku busaseridoti ndi gushimira Imana. Abo bose rero nyiricyubahiro Musenyeri, abasaseridoti bambaye hafi, mu ntiza amashyi tubashimire. Ndashimira cyane kandi abasaseridoti bavuka muri paruwasi ya Muyunzwe, Padiri Jean Damascene, Padiri Leonard, Padiri Gerard, Padiri Alphonse, Padiri Marite, Padiri Innocent, n'abandi bapadiri bose bavuka muri paruwasi ya Muyunzwe baramfashije cyane muri ibi birori, bamba hafi mu nama bangiriye, ndetse n'ibitari inama barabimpaye. Mumfashe tubashimire. Nyuma yabo rero ndashimira n'ababyeyi banjye baramfashije kuva mu buto, baramfasha mu kwiga amashuri, ndetse n'igihe mbabwiye ko ngiye kwiha Imana barakomeje baramperekeza. Hari n'igihe nataga bakamatekeza ansubiza mu iseminari, nkabona bishimiye yuko ndi mwo muhamagaro. Nabo nimumfashe tubashimire. Ndashimira kandi abakristo ba paruwasi ya Muyunzwe, nshimira cyane cyane abo turi kumwe bo muri iyi santarari ya Mutara. Hari n'abandi bo muri Muyunzwe baturutse mu yandi masantarari baje kwifatanya nanjye. Abo bose bambaye hafi mu myiteguro y'uyu munsi, bamperekeje mu isengesho, bose ndabashimira. Sinabura gushimira kandi abakristo ba paruwasi ya Muyunzwe bari batayituyemo ariko ari abayo, nabo bakoze uko bashoboye, banampaye n'intama, nabo ndabashimiye. Angelique uze kubabwira ko mbashimira kandi baramfashije. Ndashimira rero mwebwe mwese
nshimira padiri mukuru wa paruwasi ya Gitarama n'abakristo ba paruwasi ya Gitarama mu gihe nahamaze cya stage bambaye hafi baramperekeza none uyu munsi baje kwifatanya nanjye namwe ndabashimiye. Ndashimira kandi n'abakristo baturutse ikabacuzi n'abaturutse muri paruwasi ubu yabaye yanjye Ntarabana nawe ndabashimiye. Abandi nshaka gushimira bahagurutse n'aba padiri tumaranye urwo rugendo rwose mu iseminari. Ni njyewe ubaye upfundikiye promosiyo, ni njyewe bucura ama promosiyo yose. Ubwo rero bigire hejuru rwose mbashime. Hari abo muri diyosezi ya Kabgayi na Padiri Damuro muri diyosezi ya Kigali, Padiri Damascene muri diyosezi ya Nyundo, Padiri Theonese muri diyosezi ya Gikongoro. Abahari rero mwigire hejuru tubashimire. Hari na Padiri Kamana Angelo muri diyosezi ya Butare nabo bahaguruke rwose tubashimire. Mwakoze kuza kunshyigikira. Urwo rugendo rw'imyaka twabanye mu seminari ya Rutongo, seminari nkuru ya Kabgayi, seminari nkuru ya Nyakibanda, aho hose twari kumwe twateranye inkunga. None ndabashimira ko mwaje kunshyigikira. Nshimira kandi n'abarezi bose bo mu seminari, ejo hari abo twari kumwe bampaye uburere bwinshi. Nahera muri primaire secondaire nabonye mwarimu umugore ukeye Jeanne d'Arc, mwarimu Shadrake, mwarimu Sidarase, intendante Rosa n'abandi muhari nababonye. Ndabashimira ko mwaje kunshyigikira. Hari abandi nshimira rero batumye ngira nari mfite icyifuzo noneho ngiye gutangirirayo urwo rugendo muri paruwasi ya Kizibere. Mwabonye ko baje ari benshi, ntabwo natekerezaga ko baba bakinyibuka nyuma y'iyo myaka yose, ariko baje ari benshi biranshimisha. Bara rero hereye kuri wari padiri mukuru wayo ugakurikizaho n'abakristo ba paruwasi ya Kizibere baramfashije na n'ubu kandi mwebonye ko bakomeje kumerekeza. Ndabashimiye rero, mwarakoze, mukomerezaho rwose. Ndashimira rero mwebwe mwese mwanshyigikiye kuri uyu munsi, mukomeze mumperekeze muri uru rugendo rugana ijuru. Intego yanjye iragira iti nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo. Hari akandi ntongeyeho, ariko nimufata Bibiliya ntagatifu mukabisoma murabibona. Igihembo ibindi byose mushaka Nyagasani azabibagerekeraho. Mwebwe nimuharanire ingoma n'ubutungane, ibindi mubirekere Nyagasani. Nicyo rero nifuje, kandi namwe nicyo mbifuriza, ko twarushaho kwitagatifuza, tukarushaho gukura turagera Imana nk'uko Yezu yabikoze n'abantu. Nyagasani rero azadufashe muri urwo rugendo rwo kwitagatifuza. Ndakomeza rero kubasaba nk'uko mwaje kunshyigikira, mukomeze munshyigikishe isengesho ryanyu ritaretsa, kugira ngo ubwo butungane duharanira twese tuzabugereho dufatanyije. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane. Arakoze padiri, ariko agiye agaza ataragenda. Tugiye kwinjira mu mujisho w'impano, niwe ugiye kutubimburira. Birakorwa rero ku buryo bwose kandi buri kuri gahunda. Amadelegasiyo yaturutse ahantu hatandukanye araza, abakenera kano gacuma amagambo nabo baturutse baje ari amadelegasiyo. Abantu ku giti cyabo baratwihanganira rwose, babikore bihuse kandi ku buryo bwihuse buri kuri gahunda. Padiri rero ni mwebwe mugiye kudufungurira uwo mujisho w'impano. Yego, arakoze. Reka mbanze abo nashimiye, impamagara ababyeyi banjye bigira imbere,
iyo myaka yose kuva mu buto baramvunikiye na n'uyu munsi bakomeje kuvunika mu myiteguro nibigira imbere. Ndabashimira rero ko mwambaye hafi muri uru rugendo kuva kera na n'uyu munsi mukaba mukomeje kunshyigikira. Ntabwo nabona icyo mbitura kuri yo neza mpereza, ariko hari urwibutso rwo kubashimira ko mwamfashije. Reka mpere kuri mama. Ubwo ndabashimiye rero mwisubire mu myanya yanyu. arakoze cyane padiri, ashimiye ababyeyi kandi nabo baramushimira. ndagira ngo nsabe rero ya madelegasiyo atambuke, hari abaturutse Ntarabana ariko natwe abarejiyo ntabwo twaviramo aho. Twatekereje turavuga tuti umuvandimwe wacu natwe twagize akantu twakugenera, rwose Imana igomeze intambwe zawe. barakoze cyane zino ngabo za Mariya. hari n'iyindi sibo, ya sibo, hari n'indi sibo hano, reka babibwire. Kristo Yesu akuzwe. Twebwe twitwa ba Inosenti, Inosenti wacu natwe ndagira ngo bigire imbere bose. Murakoze cyane. Nk'uko twabibabwiye, Inosenti twarabanye ari umwana muto, turagumiza turamuyobora, yewe tukajya dufatanya kujya kwifatanya ba Inosenti tukagenda. Uyu munsi rero natwe nk'aba Inosenti, natwe tukaba twamugeneye intama. Ba Inosenti twese ba paruwasi ya Muyunzwe, ubwo tukaba twamugeneye intama. Iyo ntama twayizanye hano, iyi ntama niyo ba Inosenti bakugeneye, ngo rwose ugumize utuyobore kandi Imana igumize ibigufashimo. Murakoze. barakoze cyane ba Inosenti. ba Inosenti rwose mwongere muze ibiganza mubashimire. bari mu kigero gitandukanye, mu bigero bitandukanye, harimo abana, harimo urubyiruko, harimo n'abakuze kandi batugira inama, harimo n'ababyeyi. ni ibintu byiza cyane byo kwishimira ba Inosenti. murakoze cyane. Murakoze kandi namwe. munyemerere rero muri uyu mwanya rero munyemerere nakire reka nakire ababyeyi ba padiri
nakire papa na mama ndetse na pare udafite parapara bafatanyije gupanga ino mipango kugira ngo igende neza, maze mushyikirize kano gacuma amagambo nawe agire ibyo atubwira. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Nyakubahwa Padiri Innocent, muri aka kanya dushimishijwe nuko inyifurizo nyamukuru kuri uyu munsi ari yuko waragijwe intama za Nyagasani. Natwe rero nk'ababyeyi muri uru rwego twateguye ko tugomba kukugabira intama kuko niyo nshingano nyamukuru Nyagasani yagutoreye. Ndumva rero n'umubyeyi yagira icyo abivugaho. Uko twabivuze bagushinze kuragira intama za Nyagasani, bisobanura ko na Yezu yari afite intama, ari umushumba mwiza. None intama tukikirije uzaziragire neza, zifite n'imfizi yazo ntizizabura kororoka, mushyikire. Murakoze. Akazi byagire n'inyuma hano. Barakoze cyane bano babyeyi. Ariko kandi wa muntu waturutse Bwanacyambwe bwa Kigali hari iryo yavuze, aravuga tubiri mirambuka ku Ruyenzi, naje kumenya ko yarenze ku ijoro ryera rya Kamonyi, hanyuma igeze Muhanga wabo w'ibuhangangira akatigamira Mutara na Tubindi, nimutambuke ro mujye mbere. Ya nama yanigeze ku Ruyenzi, yarigeze hano ngo murayirira ku Ruyenzi. Sinzi niba hari irindi tsinda twaba twibagiwe cyangwa indi delegation twaba twibagiwe mbere yuko tujya ku mpano z'abantu ku giti cyabo. Abantu bagiye gutanga impano ku giti cyabo ntago turi bubasome, muri yizi mwaniyanditse, ndagira ngo mbasabe mukore umurongo icyo bita umusururu moja mu Giswahili, hanyuma muzire mwe ntacyo bitwaye. Abantu bateguye impano ku giti cyabo, ariko hari n'irindi tsinda twaba twibagiwe cyangwa indi groupe yazikanyegera ntacyo bitwaye. Mugire vuba vuba kandi muteme mukokora, mugire vuba nk'indirimbo y'ijana. Ntago rwose ndi bubasome, babyara ba Innocent kandi baturutse muri paruwasi ya Nyarusange, ndagira ngo mutambuke. Babyara ba Innocent mwaturutse muri paruwasi Nyarusange, mutambuke. Babarinde biziba nzira, mwihute rwose ntimukagende.
Yesu Kristo ni wowe mugati umara inzara n'inyota ngwino hembure roho yanjye kuko ifite inyota n'inzara uko imara yahagira ishaka amazi afutse niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota. Abavandimwe b'inyarusange rwose ngaho nimusangire ngaho mbahaye umwanya gabanya uri ku buhanga bw'ibyuma hanyuma twumve babyara ba Innocent baturutse muri paruwasi ya Nyarusange. Yezu akuzwe. Natwe duhagaze hano urane rwa Padiri Innocent kubera ibyishimo natwe dufite. Nkuko duhagaze gutya turi kumwe n'umubyeyi wacu aremba mutubyara twe turi babyara ba Innocent akaba nyirasenge wa Innocent. Ibyishimo rero natwe dufite nibyo byaduterenyeje aha ngaha nibyo byadutumiye bituza muri ibirori bye kuko yaduha butumire kugira ngo tuze tumufashe kwishimana muri uyu munsi. Nkatwe nk'ababyara be rero natwe muzi twamuteguriye impano ariko hari n'abandi babyara bacu tuvukana batabashije kuboneka ariko impano yabo twazizanye kugira ngo tuyikirize Padiri Innocent. Murakoze. Nyuma y'ababyara ba Innocent muri paruwasi ya Nyarusange turakira Imena Group sinzi niba bahageze. Imena Group namwe muze muteme kukura. Murakoze. Natwe turi bamwe mu bagize Imena Group ko bagenzi bacu bandi ntago babashije kuboneka. Natwe rero twishimiye ibyiza Innocent yagezeho byo kwakira isakramentu ry'ubusaserdoti. Twifuza natwe kumushyigikira, natwe tumugenera impano azifashisha mu butumwa ahawe. Nkabangira ngo tuyimushyikirize. Murakoze. Barakoze cyane Imena Group. Niba nta rindi tsinda twibagiwe ubwo n'abandi bateguye impano ku giti cyabo bahita bakomerezaho kugira ngo byihute. Abavandimwe ba Innocent namwe mwe mwitegura nyuma y'aba bantu ku giti cyabo namwe murita mukurikira kugira ngo bigende neza. Hagati abana bari buvuga igisigo baza banyegere hano kugira ngo mbe mbareba hafi kuko nicyo kirakurikiraho nyuma y'impano. DJ na ushaka wa selecta the best song tukaba du celebrating gake gake. Selecta the best song du celebrating nta kibazo.
imana bamaze gushyikira agacuma amagambo, reka tubumve icyo batubwira. turababikira ba mutagatifu Yosefu bijerona, umuvandimwe Padiri Innocent twabaye nk'ababana kuko akora stage muri communauté yacu iri Gitarama, yagezaga aza kuza kadusura akazana na padiri bagafatanya, mbese yatubaye hafi natwe. Yabaye umwana witonda kandi ukitonda, yabaye umuntu wakuze adahemukira Imana, kandi tukaba tukibimwifuriza azakomeze kuba indahemuka, akora ubutumwa bwe mu byishimo no mu mahoro. Urakoze. Abantu bakomeje gutanga impano ku giti cyabo dukomeje kubakira, mbere yuko twakira abavandimwe ba Innocent n'abandi bafite impano banyaruke bazitange batagira ngo impano zarangiye. Hanyuma rero mureke ubaye wamboneye congratulations kuko abavandimwe bayifuje, wagashyiramo bakaza bakabyinira. Everyone that you're gato bagira icyo bavuga. Yesu yeza kuzwe. Mu by'ukuri uyu munsi Yesu yeza kuzwe. Mu by'ukuri uyu munsi turishimye nk'abavandimwe ba Padiri Innocent, turanezerewe ku buryo mutabyumva, kandi dushimiye Imana yadutoyemo umukozi wayo. Tubonye urugendo rwiza rero, kandi azagumya kudufasha mu kuyoboka Imana. Twaramusengeye ngo abigereho, birabaye, turabinezerewe, natwe tuzagumya kumuba hafi, nawe tuba hafi, adusengere, mbega twitagatifuze tumurebeho urugero rwiza. Nk'abavandimwe rero usibye impano tumuhaye, twamugeneye n'intama, ntitwayizanye hano, iri mu rugo arahaza aho iri, ntabwo bibaye ngombwa kwigeza hano, tuyibanye mu rugo tuyizana hano. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ako gafoto n'abavandimwe rwose nimugafate. Wanyirireje mureke nani telefone. Gatekereza nani utuniganye zambo mfite Imana.
Yes. Murakoze. Twe duhagaze hano Innocent ni musaza wacu. Turi abana bo kwa se wabo Ntwari Christophe. Ntago twagize amahirwe yo kureranwa nawe, yabyirutse twebwe tudahari, ariko aho twamenyeye inkuru nziza twaravuze tutireka tuze twifatanye nawe, twifatanye n'umuryango, kuko papa we niwe wasigaye mu cyimbo cya papa wacu kandi atuba hafi, aho tumukeneye hose turamubona. Hari basaza bacu batabashije, umwe ntiyabashije kugera hano twari kuzana, ariko kubera impamvu z'akazi ntago yaje. Undi hari ibyo ari gutegura hariya haruguru muri sare, ntago tubashe guhagararana hano, ariko ubutumwa tumufitiye twabivuganyeho, tukaba twakugeneye intama ebyiri nka famiye y'umuryango wa Ntwari. Ubwo mu kanya nuduha nimero yawe turayigushyikiriza. Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, ariko nyakubahwa padiri isubiriye mu mwanya wanyu, ndabona igihe cy'impano hari kirangiye, ariko nyemerere tugisoreshe igisigo. Ndi kumwe n'abuzukuru ba Nyiraruganzu wari umuhanga mu bisigo n'ibisingizo, ndagira ngo rero batebuke bigira imbere maze bashyikire kano gacuma amagambo bakugezeho igisigo baguteguriye. Murakoze. Nitwa Imanizabayo Julia. Igisigo ngiye kubabwira nakise uberewe n'igishura. Nsasi iki gisigo ntitse ngo nitsamure, nsikire ngo nsitare, ngo nsimbe nsimburwe, ntatsinze ngo nsindagire, isani duhuza nk'itsinda. Maze igihe ndi mu nganzo, ariko ngarutse ndi mu ngando, kandi nje ndi no mu ruhando, nge Rwanda rw'ejo nje kubumvisha iby'iyo nganje. Imana yaremye abantu benshi ariko igera nabitora. Uyu nawe yamutoye, yabonye ashaka ubutumwa bwiza bwo kwamamaza inkuru nziza. Yamukuye mu mbaga y'abantu benshi imushyira mu rugendo rutagatifu kugira ngo yogeze inkuru nziza, kandi ko karanabishoboye. Ni intumwa y'Imana murabireba. Nyamuberwa n'umudende yikwije urumuri, arerana nk'inyange yikwije ibishura. Umutwe uratama umubavu w'ubutore, ubwo bwamukuragije hose n'impano y'Imana. Uberewe n'igishura ntumwa y'Imana. Uyu watowe mureba aha yarabikuye ndabibona, uwamutoye arabibona, n'uwamutoje arabivuga kuko yatojwe na Rurema. Yamukunze kugeza gupfa, nta cyamukomye mu nkokora, kuko mu buranga nta umuhiga, no mu bupfura yabaye bucura. Iby'iteka yarabimwubahiye kugeza ku iruhuko ridashira. Sinavuga byose mbona mukunda, nubwo rubanda babimwangiye ngo imfura ishinjagira ishira. Yaramukunze aranga aragenda, kuko abizi ari nta munoza, ntacyo yakoze ngo kibanyure. Ariko ndareba ubu banyuzwe kubera ibintu adukoreye. Imana ibonye umugaragu. Iyo yamugiriye isezerano, yamutoye ntiyamutoraguye. N'ubundi aratora ntatoragura, akunda abantu basa nawe, akunda abasenga bagakora. Mana nziza, Mana nkunda, kutakumenya n'uguhomba, kutakugana n'ugucikwa. Igihombo rwose nicyo ngicyo kiba kitwugarije mu bantu. Ibere ryawe Mana nziza n'ikinyabupfura wadutoje kiraturanga nk'Abanyarwanda. Ubwenge bwawe niko gaciro, mbona ucanga abantu benshi. Mana nziza, Mana nkunda, ibyo wahaye abagusanze byarafatitse twarashimye. Gira ugerure ibihano byacu twinjire mu muryango wawe.
kuko abantu bose turi bamwe dufite isano kuri Kristo wahanze byinshi tubona hanze ariko umuntu imuha agaciro ndetse imurenze ibiriho byose kandi isura ko ari rusange tugasirimurwa no kwisiga tukanasangira data twese ntitwakomera kuri iyo sano ntituba bisi ngo tunaryane Ubinose yakoze urugendo rurerure cyane ashaka Imana mu kuyishaka arayibona kandi n'ubundi iraboneka ku bayishaka bakomeje yasize byinshi bibyo hanze yabonye kandi nta mumaro mba mbona nanjye nta mumaro kuko biba bitarimo Yezu yahisemo gusanga Yezu nidukurikire Yezu Kristo Innocent tubere urugero rwiza duta amafaranga abadushuka turwanye shitani biyafasha ubundi twese tumenye Imana mureke nsose mbagira inama amizero yacu ari kuri Kristo nituvome imbaraga mu isengesho kuko hirya y'ibigeragezo hari ibyishimo ntitugacike intege dushaka Imana ibyo kwa Yesu biraryoshye ukorera Yesu ntarambirwa kubera ubutumwa bwiza atanga mwifurije kutarambirwa sinjye ubigaba ndabikwifurije reka ngende ngana umusozo nabonaga mukineze yombi ariko amasaha ahuje imyambi sinsoje ndasubitse tuzongera dusubire nagiye inganzo ngira ngo nganze ngo ndeshye abakunda inganzo ariko ntagamije gushyenga reka nshira amanga mpange neza muhorane Imana yari umusizi usiga bagasigara basiganuza Imana z'abayo Julia koze cyane Julia mu mwongera amashyi menshi cyane arakoze cyane rwose uyu mwana w'umukobwa wagiye mu nganzo rwose umwuzukuru wa Nyirarumaga Nyiraruganzu wari umuhanga mu busizi ibintu bijyanye n'ibisigo nyabami ariko kandi munyemerere muri uyu mwanya mwiza nyakubahwa padiri mukuru nongere mbikubita imbere kandi muri umutware ntago nzaguharira ngo nguharurukure umutware narakuyobotse unyemerere umutware agiye guterura avuga cyangwa asoma umugaragu ntago amuhanga amaso kugira ngo ataza kumureba mu mihogo ahubwo nyemerera nzingama biganganshwe kure ubundi hasigaye namwe mugire uko mubigira murakoze Kristo yazakuzwe nyakubahwa padiri Innocent banyakubahwa abandi basaseredoti bihaye Imana nyakubahwa uhagarariye ubutegetsi bwa leta babyeyi namwe inshuti bavandimwe Kristo yazakuzwe umunsi nyine ni umunsi w'ibyishimo ariko turashimira Nyagasani Yezu Kristo mbere na mbere watoye Innocent hanyuma akamugira umusaseredoti guhera ejo turimo turabyishimira turashimira na padiri kandi kubera urugendo yakoze akaba yararushoje akaba atangiye urundi rw'ubutumwa tukamushimira ko yemereye nyine Nyagasani Yezu Kristo tugashimira abateguye uyu munsi guhera mu gitambo cya misa kameza hano mu birori nibwo n'ahandi turi bujye mu kanya padiri rero Innocent Nsabimana ubaye umupadiri nk'uko byavuzwe wa gatandatu w'iyi santarari ya Mutagatifu Maritini ya Mutara ubu bakaba barangajwe imbere na padiri Damascene Habimana padiri Jean Baptiste Nyandekwe niwe wakurikiyeho kurikiraho padiri Gerard Hakizimana akurikiraho Innocent Rutayisire akurikiraho Martine Nteziryayo nawe rero ukaba uje tukizera ko utari bucura abandi bazagukurikira niyo mpamvu muri aka kanya nasabaga urubyiruko ruri hano dufite abaseminari batoya tukabasaba kugira ngo iyo nzira
wanyuzemo nabo bazayinyuremo, noneho tujye duhora mu birori nk'ibi ngibi. Kandi n'ahandi imiryango irafunguye mu kwiyegurira Imana, ari mu babikira, ari mu bafurere. Tugasaba rero ingo zacu, abazigize ababyeyi cyane cyane, kugira ngo bajye barera abana babo neza, babayobore babaganisha aho ngaho. Abavandimwe rero ntabwo mvuga amagambo menshi, byinshi byavuzwe. Nkarangiza nifuriza ubutumwa bwiza Padiri Innocent Nsabimana, abamuragije Bikira Mariya, kugira ngo azabamufashemo. Mwese ndabashimiye, murakoze. Arakoze Padiri mukuru. Igisigaye ni amatangazo nk'abiri ngiye kubaha. Itangazo rya mbere, hano dufite ababyeyi bazi kubetera inzoga bakayibeteza Nyundo na Gikoro Rukarango rwashahuranye n'umushimu. Ubwo nicyo tugiye guhita dukurikizaho. Ariko kandi ibinyamafufu byatuze ubutaka, ibinyamisogwe turahura turahungira turahunika. Uwiteka yaduhese umugisha, awuduheta ibiryo n'ibumoso. Nibyo ngibyo rero ngira ngo nsorezeho. Hanyuma abana babahereza n'abari abana badufashije kubyina, ndetse n'urubyiruko bagiye kudufasha izi ntebe kugira ngo zize kuba, ubwo Padiri aba bamaze kuduha umugisha, zigere hariya haruguru muri sare. Nyakubahwa Padiri, mwaduha umugisha. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahe none iteka ryose. Amen. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ubike ko ntawe ugeze kumva ko yashije umuhagungiye, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndawugana nkuganyira ngo mpagarare ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengaze ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amen. Cyamata y'umunenge y'icyaha, Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya. Yesu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. Reka turirimbe Magnificat dufatanye ibiganza, ikimenyetso cy'ubumwe n'ubuvandimwe muri Kristo Yezu. Roho yanjye urasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanye tumuhere, kuko nyir'ububasha yangereye ibintu by'agatangaza. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirire impuhwe. Uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga ze muri mu maboko. Yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo. Yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo, maze akoza abakene, abashonje abagoreje byiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, kuko yari yarabibwiye abakurambere bacu. Agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka.
mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka bubawe n'ubu n'iteka ryose amina ndose ngeze mwayaduha y'ibyiza edawe bugingo bw'iteka. Abana bagiye kudutwaza intebe munyaruke mugire vuba nk'indirimbo y'ijana hanyuma protocole badufashe kugeza abashyitsi bacu baturutse mu madelegasiyo agiye atandukanye yari haruguru kuri sare kugira ngo bigende neza. Abana, urubyiruko ndetse n'abahereza kongeraho inkoramutima baze badutwaze kugira ngo bigende neza kandi